wo gukina nk'umu avant centre cyangwa se rutayizamu force striker mu gihe witwa Victor Mboma Chukwemeka ataragaruka mu kibuga cyane yanaratinze ariko amazinya rwose Mboma amazinya adahari urabona ko Shaibu Kamera bavuye muri n'ukwezi niko rashira muri mapindu ukwezi niko yashizera perezida kubanza ko taruzura ko bari bamaye kwezi Mboma Penduzi bavuye yo navuze kwezi nabwo 12 gutyo ubwo urumva ko ashobora kuba afite nko muri iki cyumweru gikurikira ashobora kurenga cyangwa se akaza mbere muri ukwezi kwa kabiri ashobora kugira setback mu myitozo ariko umukinnyi ajya mu myitozo arimo gukira agakomereka agasubira inyuma kwezi kujya ntabwo uri se APRFC rero mu by'ukuri ikintu gikomeye irimo gukora muri sezo icyambere irimo kurinda gukora amakosa irimo gutsinda match zayo ikazitsinda kandi ikabikora muri style navuga isa nitagira ikosa kubera ko APRFC biragaragara ko ifite loopholes muri squad doctor shortage squad turavuga rutayizamu nyine wayo batoza bemera ko ari rutayizamu muzima equipe ifite bizera ko ari rutayizamu mwiza ntahari abakabikora bakiri mu bintu bijyanye no gutandukana na Benjamin donc defense birumvikana yasigari ntoya kubera ko Benjamin yaragiye baguze myugariro muri kwezi kwa mbere sonuye ko defense yasigari ntoya ariko still baracyakora partnership ya Clement ndetse na Yunusu Shaibu Bimeraye nyetse barimo gutsinda ibitego icyo isobanuye ni kimwe nubwo na Rayon Sport iri inyuma itarimo gutsindwa maze gufata umwanya wa kabiri APRFC irimo iratsinda bisa no kubayinga time kuvuga ngo uko tugenda dutsinda match zacu twegera imbere bisobanuye ko ayo manota arimo yagumamo no kugeza igihe zirangiriye kuko Rayon Sport akomeza kugenda itsinda ariko nitwara igikombe cya championa kuyakuramo bisaba ko APRFC ko rikosa nikirimo kurinda muri minsi APRFC ntako sirimo gukora APRI Rayon Sport amanota 6 ku rutonde rwa championa ifite na 5 Rayon Sport kagira 39 ariko APRI cyafite n'umukino w'ikirara neza cyane n'ikipe ya Etoile de l'Est bawutsinze bakahongera ku yindi rumva yabara amanota 9 nkuko Lorenzo yarabivuze ikizaba gisigaye cyahereza Rayon chance no kwitsindira APRI byakuramo amanota 3 gusa nago byakuramo yose yego hari igihe rero yigeze gukuramo amanota arenze naya 18 ariko mutangire mwibuke yuko turi kugana muri match 10 zisoza ntabwo turi kugana muri match nkeya hasigaye match nke cyane ni match 10 ntabwo ari match nyinshi ntekereza ko APR mu byukuri kwizera ko niyo rero yayitsinda reka mfatire ko ari 6 ari izindi ebyiri nanone kongera izindi ebyiri rero ikaba yatsinze izindi zose kandi rero zanashyira umutima cyane mu gikombe cy'amahoro kubera ko wenda nicyo cyayifasha biragoye amahirwe menshi APR iyi championa uyu mwaka bashaka kuyitwara none ikindi gifasha APR cyane imibare iragira APR ikipe ifite meilleure attaque bitego 33 iyindi kipe ikurikira byibura ashobora gutsinda ibitego byinshi donc ibyinjiza ni ikipe ya Rayon Sport ifite 29 APR kanagira meilleure defense niyo imaze kwinjiza ibitego bikeya yinjijwe 12 byaseri ikintu muri mu kwinjizwa bikeya ni Rayon Sport ndetse na Musanze zinjijwe 15 kuri buri ruhande uteranyije ibyo bita imibare ukareba yaba ari uburyo bw'imikinire yaba ari squad bafite yaba ari imibare mu kwataka no mu kudefanda yaba ari imikino basigaje biragoye ko APR yagera aho itakaza igikombe ngo ibare na difference y'inota rimwe yashyiramo kuri Rayon Sport ariko umugano ukomeje kugenda uba wundi ngo ni hagati yazo uburyo polisi yari yakoze mu gice cya mbere cy'imikino ibanza fazare twese tukavuga tuti nyamara iyi polisi ni ikipe yacarenjega ku gikombe nyamara polisi igize statistique ziteye isoni zibabaje imikino ine iheruka ya championa ifite inota rimwe yatsinzwe imikino 3 inganya umwe ni ikimenyetso simusiga yuko polisi ibintu bya championa wa mugani dukarabe ibintu ni bya imikino 5 udatsinda umukino kandi ni polisi imaze gutwara igikombe cy'intwari igitwara isezere equipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APRFC ariko muri champion abitwa ba Peter Brevor abitwa abandi bose byanze byagoranye cyane Rayon Sport yarayiyogeyeho buri mbiro ku munsi w'ejo agerageje neza ariko biranga ariko APRFC ngira ngo ikizenda washaka kuvuga iki ni nashaka kuvuga gato ya kuri APR ni n'umutoza Thierry Froger yavuze kuri Benjamin yaravuze ati Benjamin ngo kumusubiza mugize neza kumbaza ikibazo cya Benjamin ati yagiye avuga umutoza wungirije kari umuntu mubi cyane atamubaniye ari umuntu w'umugome
atariko nagira ngo mbabwire uyu binje muvuga ibi yaba ari umukinnyi mwiza ari ukina ntitwakabaye twe dufite defense nziza uyu munsi niki mushinja bari abana ko ari bo bafite defense nziza sofa ati cya kabiri abafana mwirirwa muvuga ngo nirukanwe bingeraho atari kosa muzi impamvu ndaha bwa mbere na mbere muzi icyo naje gukora bati ndaha kuko nahamagawe n'ubuyobozi bwa APR abusaba kuza gutoza APR ubwo buyobozi bwamamagaye namwe muzagende mububwire ko ntacyo ndi gukora nta nicyo nshoboye abuzansezere naho kwirirwa mubivuga ntacyo bimaze mu yandi magambo kubivugira mu itangazamakuru cyangwa muri stade nibyo byamaye akazi yego muzabibwira ubuyobozi bwamaye akazi buzansezerera atari ko se kunsezerera bwo nabyo mbigeho ntituratsindwa umukino n'umwe muri shampiyona murundi murambaza iki bati muranci nyowe shampiyona n'ikintu nyowe shampiyona ntituratsinda muri sezo yanjye ya mbere n'abakinnyi biganjemo unkurikiye murimo mu manota 9 atandatu sofa wenda nubwo ari umukino w'ikirare aravuga ati kuda umutoza unyungirije usizwe icyasha na Benjamin niwe muntu wa mbere witangira akazi ka AP ngo agera ku kazi saa 2 imbere y'abandi bose mbere yo gutangira imyitozo n'ibyo ndabikesha kuda akapanga ibintu byose akabishyira ku murongo ati is a top professional nta kibazo afite ati rero Benjamin nagende ariko ibyo kugenda avuga abantu anabasiga icyasha ibyo nta bihari twe nta kibazo dufite ubwo rero seri froje namwe mujye muri comment mutubwire ni ufite ukuri muramushinja ubundi nawe rero kwari igihe bivuze numva ntamusabira kontra none se nanjye bayumuhe cyangwa nasoza zigende icyo nibaza nanjye kimwe mbere yo kujya kuri sport ruvuyanganazo kuba mbere yo kuri sport nanjye none yijimye abavuze nawe ruvuyangagira ariko nuko ati toka kuri wakibwawe amwongera ndamutembere ku handi Thierry Froge akwiye kongezwa amasezerano pe kubera man cyane okay icyambere man yafashe equipe ya PL yari itangiye phase ya reconstruction nyuma y'imyaka 11 nubwo yahinduye policy yo kuzana abanyamahanga basanga abanyarwanda of course ntiyabonye abakinnyi beza yifuzaga kuko yutangiye policy ntabwo ushobora kubona top players n'igishoro cy'amafaranga bashoraga iyo kipe ubundi yagomba kugira sezo ya mbere nibura iyo sezo iba mess ikaba nyine ntibe successful abantu bari kuvuga bati ni sezo ya mbere duhinduye policy n'umutoza mushya n'abakinnyi bashya alright iyo APR titwareza muri sezo muri champion yako ifite excuse kandi byari kumvikana none umutoza yarabirenze yawe na za police ahura na za APR ahura n'amakipe na za Rio Sport ahura n'amakipe akomeye za Musanze ku kibuga cy'Intabire naratsindwa umukino n'umwe ku munsi wa 20 wa champion amaze gukina imikino 19 naratsindwa match n'imwe muri champion equipe mukurikira irusha amanota atandatu kandi yitwa Rio Sport and guess what cyane afite ni cyane cya Etoile de l'Est aramutse abaye igikombe cya champion akabongeraho n'icyamahoro muri sezo kuba wenda tutari twereza imikino nyafrika ari bwagifate kipa atanamenyera ibyo bintu byatuma uvuga ngo umutoza ntabwo ari mwiza reka nanjye uruhande rwanjye twemeranye n'urwa Lorenzo ntabwo ari itegeko buri wese afite uko yumvuruje rwose kuri Lorenzo Thierry Froge ahabwe kontrasha kandi atanze n'ibimenyetso byose atanze n'imibare nibagiwe kandi kameneho umuhungu wanjye abafana ba Perse en plus abanyarwanda baramutera amabuye ngo atumye binje bagenda ariko harimo araha amahirwe abana b'abanyarwanda babiri pe abadefense n'abanyarwanda warabonye bizabakora mu defense ari byiza kuri iki gihugu tuvuga ngo Chanel Central twagaciye bugufite ukamunamira marigre y'abanyamahanga barimo Chanel Central ya pe n'abanyarwanda babiri Clement urabizi Adili yaramurangije na Yunusu alright yaba n'umusimbura ubu ngubu ni n'umusimbura we niwe wakinnye ejo ushobora kuzisanga abadefense n'abanyarwanda b'ikipe y'igihugu Amavubi wenda mu gihe kiri imbere arabanga batera Froge ari gukora umunyamahanga aramurikura asiganya abadefense n'abanyarwanda avuga ati nibo beza mfite uyu mutoza nk'abanyarwanda muramushinja iki ajye kungiriza Amavubi ajye kungiriza Frank ariyo kongera wowe 2007 umutoza yitwa Carlo Ancelotti yatwaye igikombe muri Real Madrid cya shampiyona akibonye ku munsi wa nyuma Barca yakoze ikosa iranganya aratsinda yarafite abakinnyi nka ba David Beckham n'abandi batandukanye Florentino Perez imbere yuko yeguzwa
ngo habanze hajye Calderon. Florentino Perez yasize yirukanye Capello kuki narivuze Ancelotti ni Fabio Capello nagari Ancelotti ni Fabio Capello yamwirukanye amubwira ikintu kimwe. Perez yaramubwiye ngo nubwo utwaye igikombe ariko ukina nabi, Real Madrid ntitsinda uko bigomba. Gutsinda ni byiza, gutwara igikombe ni byiza, ariko ntutsinda neza. Reka mvuge kuri Froge mu bintu bitatu ngewe. Apeni ngewe nayijija mu magrana. Twibuta ariko tumanuke muri Murera. Thierry Froge yaraje ahura na Rayon Sport kuri Super Coupe iramukubita. Nabyihanganira nkavuga nti yari match za mbere akibona ikipe ariko ataramenya abakina. Yarakubiswe ni finale. Yagiye mu mikino nyafurika gusufura ku ikipe nka Gaditka kugeza ubwo banganya match ikipe muri Somalia. Yarataramenyera ikipe. Ni ikimenyetso kikwereka yuko atarameze neza. Lorenzo aracyarimo kumudefanda, it's okay. Ngo yarataramenyera ariko ni Gaditka yo muri Somalia. Mapinduzi. Ajya muri Mapinduzi Cup. Irushanwa ntiyarishakaga, yaryifuzaga. Irushanwa rya Mapinduzi Cup gukurwamo n'ikipe yo muri quartier ya Zanzibar, ikipe ya Murandege ni gisaba kuri Aperi igomba kubire Yanga yako abakinnyi baberewe mu gikombe cya Afrika. Kudatwara igikombe kuvuga ngo watsinze match ntacyo bivuze. Aho ngaho zimaze kwa finale ebyira kubiswe. Amaze kumenyera ikipe, amaze gusetoringa, aratuje, arabizi ko yatsindiwe ku bikombe bibiri, Super Coupe na Mapinduzi. Bamukubise igikombe cy'ubutwari hano. Barumugishakaga nacyo arura shyira ku isahani. Azerore ibintu byose niyo bishaka. Ibikombe yabonye byatashaka. Okay, niba okay, ntabyo yashakaga. Niba atarabishakaga natwe ntabwo tumushaka muri Aperi, ntabwo bagomba guhana. Niba adashaka ibikombe ubwo no kwirukana. Uratinyutse uravuga ngo ashyizemo karomwa. Ntacyo yashakaga. Biraneza abakinnyi be ntabwo yabishakaga. Ntabyo yashakaga. Ubwo na kontrata ariko akantu katwe ntikabishaka. Hanyuma icya kabiri byumve neza. Yakoze irindi kosa rikomeye. Match buretse gatoya. Match nini zose. Grand rendezvous. Froge tujye muri Reagan. Ntiyatsinze Reagan muri champion. Ntiyatsinze Kiyovu muri champion. Ntiyatsinze AS Kigali muri champion. Kuza kwifatira udukipe duto ukatwubikaho ingufu zose ukadusenya ngo uratwishe ngo uratumaze twa histoire ubu usibye muri yatsinze 5 hari yagenze kimwe ukagenda utubyiga utabasha gutsinda muri utabasha gutsinda cyo utatsinda AS Kigali. Thierry Froge nese ikintu Jackson yawe nanjye ikintu yewe ibyo uvuze ntacyo nongeraho nibyo ikintu mayashavuze mu gikomozo mbere ko tuva muri Aperi kavuge mayashavuze iki mayashavuze yuko mu by'ukuri ngo dukwiye kwiga ikintu muri champion y'u Rwanda bamajima afite abana benshi batoye babahanga harimo akana kambara 26 kitwa Maherezi aho kari bagashimena n'akana twakunze na Axel kitwa Shema Kambara 26 bakita Mahrez kaza umupira yaravuze ati ngende gukoresha abakinnyi benshi babana abanyarwanda muri Sunrise ati kintu champion y'u Rwanda mwakwiga ndabiza abakinnyi banyu benshi barashaje bava mu equipe bajya mu yanda ava muri imwe ajya mu yindi ati mutangire mukoresha abana cyane ati niho hari future niho hari akazoza iterambere ry'umupira nimushyira imbaraga mu bakinnyi bakiri bato bivuze gusa na Kenisi yarabivuze n'abantu benshi babihurizaho dukeneye ikintu cya production y'abakinnyi ibyo nanjye nigeze kwivuga cyane niba ubyibuka tuvuga ku bintu basaviyo kubasimbura byaranze gusimbura barutanga icyo gihe natanze urugero ku mukinnyi witwa uyu mukinnyi ukina gatatu wakinnye no mu Mavubi mugufi byataro kinnye no muri Police Celeste niyo natanzeho urugero aba bakinnyi ni bamwe ntibahinduka dufite ikibazo cya production y'abakinnyi nicyo navuze kandi cyumvikana dukeneye gukora kugira ngiyo Aperi Lorenzo ngiye gukora ndansiriza Reagan